ikiyobya bwenge munywa nihe swing mwumvamo. Baranshubije ati ngo swing tumvamo iruta kurangiza. Ninde wari ubikubwiye? Ni Pfla. Aro bita Pfla. Ko yigeze kugeraho ubuzima bumunanira biba ngombwa uko twabana twabaga ahantu bita Sezike mbana n'undi muhungu bita Saidi Kazbo asigaye abakatari ariko umugabo yadukoreye amarorerwa atabaho. Twaba turyamye agafata amatelefoni akajyana aho kwa hari umudamu bita mama Naomi wacuruzaga staff ariyo bita Mugo. Twaza kumuhiga tugasanga ariwe yabihayemo muri rihani bikaba ngombwa ko tujya kubigomboza ko twa duturanye hafi y'umubyeyi we tukabasha kuba twabimubwira akatubwira ati bigisha abana ibintu by'urukozasoni urabyumva ngo imiyonyamashuneho izo ni indirimbo ahanga tutumva cyangwa icyo dushaka za ndirimbo za doskuru babasore bacu twabyirukanye twakuranye ako muziki w'iki gihe sinzi n'urukundo ngo cahangaha ngo cahangaha ngo tukwe. Iyo bavuze double G nje itsinda rya Tough Gang nagize amahirwe turabonana turahura ndagenda nkubaza umwe kuri umwe kuko n'abantu mwabanye cyane. Iyo bavuze double G iyo bavuze bulldog kuri wowe niki wibuka? Kuri wowe wumva gute bulldog? Icyo ngiye nibuka kuri bulldog ni mushuti wanjye tugira groupe bita Manespend Kigali No Bank twagiye Gisenyi yari yamanukanye n'umugore bita Neri bari bafite imodoka ya Karina twe twamanusanga turi kumwe na Basamira na Babituke ariwe bita Badabum. Hari abantu benshi cyane b'abavakansiye bavuye mu Bwongereza bavuye Canada abavuye mu Bubiligi n'abandi benshi b'abastari bari hangaye. Ikintu cyambabaje nuko bulldog yabaraje muri room yanjye akabasha kubamena ikirahuri ngo arashaka ujye Mageragere wari wazize iki? So nge Mageragere hari ibyatsi bita Mayirungi nibyo bintu naba narazize nakundaga kubirya cyane kubera ko nabashe kubana n'abagande cyane. Ibyo byatsi Imana imuheruko ridashira, rest in peace kabisa kuri Jay Polly. Jay Polly wamufataga gute? Jay Polly mwabanye gute? Okay, ese ubundi Jay Polly we mwarabanye waba umuziho mwaba mwarigeze kugirana connection kuno? Okay, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yandi muslim. Mu Kinyarwanda bivuga ati niho twavuye kandi niho tuzasubira. Yari inshuti yanjye ko dufunganywe Mageragere shuro ya mbere azamo bari bamuha amezi 6. Numva ko hari n'umunsi yigeze kudukorera igitaramo habura iminsi 2 ngo atahe. Cyashimishije abantu benshi cyane. Fungwa z'abagore ziraza turye enjoy paka mu gitondo kuko nkuko bisanzwe ni Olenga TV. Ndakomeza gushimira abantu bakomeje kuduha support bari mu bihugu bitandukanye u Rwanda, Amerika, Burundi n'ibindi bihugu. Turabashimira cyane. Ni Olenga TV nkuko bisanzwe uri kuri microphone ni Olenga. Kuri kamera za Olenga TV muri kubona umutumirwa. Hari abamuzi, hari abatamuzi. Reka dutangire nawe tumuha ikaze kuri Olenga TV anabibwira n'amazina. Ikaze kuri Olenga TV papa. Murakoze cyane kuri Olenga TV. Njye banyita Hamis Albab. Kuba mwanyakiriye byabaye byiza cyane kandi nabyishimiye kandi ikindi gihe muzagaruke nta kibazo. Albab Hamis, turabasuye rero hano iwanyu inyamirambo. Mubanze ubundi muduhe ikaze iwanyu Nyamirambo kabisa. Muri Sanga ni iwanyu naho mutembera igihe cyose. Ko ngende umusilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana ababeho. Hamis Albaba, turakugendereye rero numwe abantu batakuzi cyangwa hari n'abakuzi ariko kuba atakuzi
Hamis Alibaba ni umwe mu bantu bakunze kubana n'abahanzi cyangwa n'abasani cyane twakunze hano mu Rwanda. Abenshi bari muri mu tsinda rya Tuff Gang baza gutandukana, ariko Hamis Alibaba ni umuntu uzi Tuff Gang ya kera, ni umuntu wagiye ubana nabo. Okay, twinjira mu kiganiro cyacu, reka dutangire tuganiraho gatoya. Hamis Alibaba, ni iki wavuga cyangwa ni iki wagarukaho kuri ririya tsinda rya Tuff Gang? Ni iki wagarukaho kuri bariya bahungu? Okay, murakoze. Bari abahungu narabakundaga cyane kandi nahoraga ndi inyuma yabo, ariko haza kuvamo umwe tuza kuba twagirana ibibazo, aro bita Pfla, ko yigeze kugeraho ubuzima bumunanira, biba ngombwa uko twabana. Twabaga ahantu bita Sezike, mbana n'undi muhungu bita Saidi Kazbo, asigaye aba Katari, ariko umugabo yadukoreye amarorerwa atabaho. Twaba turyamye agafata amatelefoni akajyana aho kwa hari umudamu bita Mama Naomi wacuruzaga staff ariyo bita Mugo. Twaza kumuhiga tugasanga ari we yabihayemo muri rihani, bikaba ngombwa ko tujya kubigomboza, ko twe duturanye hafi y'umubyeyi we, tukabasha kuba twabimubwira. Akatubwira ati bamwita Hadija, akatubwira ati mugende mu mushake, tuzi ko muri mu mubone. Twagenda tugasanga amatelefoni yacu yatwaye kwa Mama Naomi, ari wacuruzaga Mugo ariyo staff ariyo Kiroyin. Kabidusubiza tukihanganira umuvandimwe kubera ko groupe yabo twayikundaga, tukagumana nta kibazo. Igihe umuvandimwe yegereje kugenda, ntabwo atwara itapi, turagenda nayo twiteza ingaru turayigarura. Ntago yigeze atubaniraho neza, bigeraho turamwirukana, asa nkaho yandavuye cyane, asa nabi, kitumubona nta nkweto naki, biba ngombwa ko twamugarura mu nzu. Ariko nyuma yaho nabwo tubona ya mico ni yayindi, ko mushuti wanjye yaregereje kugenda Katari, biba ngombwa ko agenda. Turihangana nta kundi twari kubigenza, ko twamufataga nka mukuru wacu nk'umuvandimwe, tubura uko twabigenza. Biba ngombwa yuko tuza kumva akababaro ngo bamutwaye mageragere. Turavuga ara nahajya umuntu uwo ari we wese, ugate ko ni ku shuri nagende yige, kubera ko natwe yasize dukoreye ibibazo sosiyete nyarwanda yose ahageze yandabura. Ariko tumaze kubona ko yahindutse bitewe n'ishuri yaba aravuyemo. Alibaba nk'umuntu wabonye na Pfla, ese ubundi tugaruke inyuma gatoya, ni ryari mwabanaga? Ni muhe mwaka mwari mwarahuye gute kugira ngo ujye kubana na Pfla n'abo bahungu bose bari bagize itsinda rya Tuff Gang? Mwari mwarahuje gute? Mwari mwarabonanye gute muri make? Njyewe nawe twahuye 2016 mu kwezi kwa gatanu. So yakundanaga na mushuti wanjye cyane, biba ngombwa ko mubyira ibibazo afite ko adafite hepfo na ruguru, nako yahise aza Pfla. Biba ngombwa ko amuzana, turabana, anyigishiriza n'umuvandimwe ibintu bitari byiza. Biba ngombwa ko tuza gushwanamo. Narabuze mwigishije ibiki? Yamwigishije kunywa staff ariyo Mugo, kandi ubundi bakubwira yuko narababajije gabaze se ikiyobya bwenge munywa nihe swing mwumvamo. Baranshubije ati ngo swing tumvamo iruta kurangiza. Ninde wari ubikubwiye? Ni Pfla. Pfla yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ati swing twumvamo iruta kurangiza, kuba ryamana n'umugore ukaba warangiza. Kuri staff yo bita Mugo. Ngo yinyweye ngo swing zayo ngo ziruta kurangiza, kuba ryamana n'umukobwa ukarangiza. Muba muramuzanye ababwiye ngo ubuzima ntago bumeze neza. Muri make we yabasabaga ko mwabana na ahantu ho kuba yari afite. Na ahantu ho kuba yari afite, na hepfo na ruguru yari asigaye asa nabi, bitandukanye n'ubu ngubu ngo ashobora kuba yarabonye umugore wandi ufite amafaranga
alhamdulillah turashimira Imana kuba yaba yarahindutse kubera ntago ari nko mu myaka yaba yarashize kuko rira shuri nabonye yuko rikora akazi kuko uvamo warahindutse. Uti tuba tumugiriye muhe kapiro turamuzana tumuzanye mu rugo arangije atangira kwigisha petit frère wavuze murumuna wawe atangira kwigisha murumuna wawe gukoresha ibyo biyobyabwenge, mutangira gusera, atangira kujya afata ibintu byanyu akabigurisha. Okay, muri ubwo buzima ese Pfla mwaje gukomezanya byaje kugenda gute? Ntago Pfla twongeye gukomezanya kubera yuko habayemo ibintu birebire, mbonye yuko murumuna wanjye amaze kwangirika, numva ko bitashoboka. Pfla biba ngombwa yuko agenda, n'ibitabo bye yakuragamo indirimbo narabifashe byose ndabitwika bitewe n'agahinda yaransigiye. Petit frère yahise ajya Dubai agezeyo biranga, biba ngombwa yuko agaruka i Kigali, bareba ukuntu byagenda, biba ngombwa ko yasubira Katari, bamwita Saidi Kazibo. Kimara gusubira Katari, ubu ngubu ndumva ko agiye kuzuza umwaka wa 6. Ndamubaza buri munsi ese uracyari muri byayo, nakambwira ati hoya nta bintu nyirimo, ahubwo mfite isoni zo kuba nagaruka mu Rwanda nta kintu mfite, ariko nzi ko nzaza ngifite kubera ko narahindutse. Okay, watangiye utubwira ati Pfla iki ni cyo tubwira nyine wenda ibintu byakubayeho urimo urabana na Pfla sibyo. Okay, mumaze gutandukana birumvikana ko yari yaragurishije ibintu byanyu, ese Pfla mwaje kubimurekera sibyo, cyangwa hari umwagiye mushaka ku rundi ruhande mushaka ko azabishyura, byagenze gute? Twabonye ko nta kintu afite, nta hepfo nta ruguru, nta n'umuvugira, turamureka ibintu ndabimurekera nta kibazo, mbona ko nta hepfo nta ruguru. Ariko nko muri imyaka, mu mwaka washize n'uyu nguyu nabonye ko yahindutse, nta kibazo. Twaranahuye nshaka kubimubaza, shaka gushwana, twari turi kwa Pfla, dushaka gushwana ariko nywa inzoga bita Skol. Mubonye kunywa Skol biranashimisha kubera ibintu nari muziho, ndanatangara ndeba umubyibuho afite. Baratubwira ati mushwanire hanze nta kibazo. Pfla naremo byambye ati twarabanye nta kibazo, Pfla byakubwira naribi ahubwo nta bidashoboka. Uvuga ngo aho wari umubonye aho ari kuri uwo mujama bita Pfla, wari ugiye kumwishyuza wenda umubwira ati Pfla ko wadukoreye bino, wari ugiye kubigenza gute? Kubera ko ngiye nari mubonye ameze neza cyane, biba ngombwa yuko mubwira ati ibintu wankoreye ntago bizi, wankosoye ukaba wangurira n'akantu ko nta kibazo. Atambwira ati Petit frère bite, ndambwira wibagiwe ibintu wankoreye. Ngo Petit frère ngo nuneza abantu, ndakubwira ngenza guteza abantu kuko ibintu wankoreye ntago bibaho, ibyo wadukoreye ntago bibaho, kandi umuvandimwe ntago wigeze umwibuka kubera ibintu wamwigishije. Atangira kuzamura umutwe uremereye, dutangira gushwanira kwa Pfla. Biba ngombwa ko dusohoka hanze, ashaka kwiyunga nanjye, ndambwira biranshimishije kuba warahindutse, nta kindi binarangire. Uri umwe mu bantu bakunze kubana na ririya tsinda rya Tuff Gang, nibyo bintu turi kugarukaho, turimo turagenda tureba ubuzima bwabo, ugenda utubwira uko bari babayeho. Ese ririya tsinda rya Tuff Gang muri kiriya gihe umuziki bakoraga uwugereranya gute? Wenda akanya baratandukanye n'umuziki barimo baragenda bakora umwe kuri umwe. Uko mugereranya, ngewe muziki wa kera wari urimo amagambo yumvikana tandukanye na y'ubu ngubu baririmbamo ibikwe, ibintu byo gusebanya, gusebya rubanda nyamwinshi, bigisha abana ibintu by'urukozasoni, urabyumva ngo imiyonyamashuneho. Izo ni indirimbo ahangaha tutumva, cyangwa icyo tuba dushaka za ndirimbo za doskuru babasore bacu twabyirukanye twakuranye. Ariko umuziki w'iki gihe sinzi, ni urukundo,
ngo caha ngaha ngo caha ngaha ngo tukwereke icyumba ngo kimeze gutya n'abana turi kubyara abo bazabyara bizagenda gute bizikuba. mwebwe icyo mudashaka ni izi ndirimbo za inyamashuneho zirimo ziratanga message mudashaka tutifuza twumvaga imara bakubwira indirimbo za munyana, indirimbo zigenda zitandukanye urabyumva n'ababyeyi bakundaga. Ubu ngubu indirimbo zigezweho ni iz'abana 18, 16, 15, turi muri za 35, 37. Ntago umwanya uzawufata ujye kumva indirimbo z'urukozasoni ngo ngwino muri ghetto. Hari amagambo y'ikinyarwanda bagiye bacurika twe tutari tumenyereye cyangwa tutari tuzi, ariko imyaka uko ugenda ishira ugendana ibintu birahinduka, ugendana n'ibigezweho. Burone urasanga n'umusaza barabishyiramo ngo menya amashuneho agabyina, umukecuru akabyina, arimo arabyina ibyo atari kumva neza. Okay, njyewe ku bwanjye ukuntu mbibona sibyo, music ya kera old school bavugaga nyine ibintu bari kubona ku muhanda, ariko njyewe icyo nemera cyo nuko uko ibintu bigenda bihinduka ni nako ibintu byose nyine bihinduka bijyana n'ibiri kuza nyine n'iterambere niko byaje. Mwese mugomba kubyemera to. Tugomba kubyemera kubera yuko niko bajyaga batubwira kera, akatubwira ngo abana tuzabyara nibo bazargiraha, tuzubaka dukora ibiki imihanda, ariko abana tuzabyara nibo bazayitemberamo, nibo bazaba muri ya mazu bari kumwe n'abana bazima. Turashaje kumwe n'abana babandi twabyaranye nabo baturanye iki bari muraha baranyerera, niko wenda uko nguko basigaye bavuga ngo no kunyerera. So ni Kinyarwanda tu, ntago ari Kinyarwanda nk'uko ari cya kera. Ubu twavuga ko ni novo modeli. Uko umwaka ushize hazamo ibindi abyo ngo bita ngo udukoryo. Sasa nk'umusaza kumubwira ngo udukoryo akubaza ibintu byinshi cyane. Okay, iyo bavuze double G, nje itsinda rya Tough Gang nagize amahirwe turabonana turahura, ndagenda nkubaza umwe kuri umwe kuko n'abantu mwabanye cyane. Iyo bavuze double G, iyo bavuze bulldog, kuri wowe niki wibuka? Kuri wowe wumva gute bulldog? Icyo ngiye nibuka kuri bulldog ni mushuti wanjye, tugira groupe bita Manespend Kigali No Bank, twe twagiye Gisenyi, yari yamanukanye n'umugore bita Neri, bari bafite imodoka ya Karina twe twamanusanga turi kumwe na Basamira na Babituke ariwe bita Badabum. Hari abantu benshi cyane b'abavakansiye bavuye mu Bwongereza, bavuye Canada, abavuye mu Bubiligi n'abandi benshi b'abastari bari hangaye. Ikintu cyambabaje nuko bulldog yabaraje muri room yanjye akabasha kubamena ikirahuri ngo arashaka umukobwa ndi kumwe nawe friend wanjye. Bibi bintu birebire cyane, biba ngombwa yuko dushwana cyane, biteza n'akavuyo cyane muri hoteli. Babyira ko bitashoboka, basha kuba nakwimuka hoteli njya muri hoteli Umubano, kuko turi muri hoteli yegeranye n'Umubano ifiteho aka boîte inyuma niba bayita kwa Nyanja, so sinzi aho hantu no twari turi. Nta kintu cyambabaje nk'icyo gihe, tukaba twarongeye duhurira ahantu bita Sun City, nari mfite amadolari 1000 nkizamuka hejuru, mbasha kuba nabyira manager wangu ndambwira ati ahantu hose ndahafashe ntagira umuntu uzamuka umusame. Izi nshuti zanjye turi ahangaha, twebwe tuje kwirira pata ahangaha. Bulldog kubera ko twe twanawe n'igise twanajyanye, bamwakiye Bon 7, nyimara kumwakira Bon 7 ahita nkubita umugeri. Ndababwira ati manager nibwo ari n'umusani mumumanurire hasi kuko nago nshobora kwicarana nawe kuko mfite safari saa 9 z'ijoro ndaba ngiye Dar es Salaam.
yanyiciye isafari kubera ko nago nagiye no muri room kuryama nameze neza n'isafari sinayigiye kandi nakatishe ticket yo kujya Dar es Salaam kubera yuko mfite mukuru wanjye uhaba nago nigeze njyayo kubera uburakari yaneye nabo twari tukumwe nabasize bari muri staff kubera ko natanze amadolari hafi 400 ngo abakontrole ko nariciye mu gitondo nsanga baracyari muri enjoy nabaciyeho basezera mitamanuka Nyabugogo nkatisha ticket mitanigira Bugande so bongeye kumbona ashize nk'icyumweru. Birumvikana cyane. None se ko wari ufite gahunda zo kujya Dar es Salaam mu gitondo kabyuka ujya Bugande byahindutse gute? N'umugeri Bulldog yankubise nibaza ibintu yankoreye Gisenyi n'ibyo yankoreye ahangaha mfite n'amafaranga yanjye mbona ari ibintu birebire ndavuga nge ndi mane spend Kigali no banki nta kuntu umuntu azaza natamutumiye nkamusanga hantu nkamwakira bikarengaho akanamenyera so naryamye nameze neza natekereza ibyabereye Gisenyi biba ngombwa uko mbivamo mindura gahunda nigira Bugande. Gira Bugande Kampala. Kampala Road Arua Park. Ati Jay Polly twahuriye Gisenyi ashaka kugigira niko mu mvugo z'ubu basigiye bavuga cyangwa mbwira dog. Sorry ati Bulldog twahuriye Gisenyi ashaka kugigira mu mvugo z'ubu cyangwa abatazi iyo mvugo ashaka gufata umwana wanjye sibyo ese uwo mwana wari wemeje Bulldog ku buryo ashaka ko agukuraho icyuki cyawe wari wifitiye muri hoteli akaba ari we bakomezanya uwo mwana yasaga gute cyangwa wowe ubona ari iki cyabimuteye akavuga kuza akahita avuga ngiye ngomba gufata uyu mwana kuko ndi umusitari? Uwo mwana bamwita Kamama ubundi Bulldog yakundaga mukuru we bita Mami ngewe nari ndi Gisendi kumwe na Kamama Mami nago yarahari ndi kumwe na murumuna uwo yakundaga nawe yaramushakaga ariko bitewe n'intambara yabaye umwana w'umukobwa arambye ati mu rufunguzo ngende muri room mbe ndyamye akakavuyo gashire aribwo bamusangagamo bamena ibirahuri so ibintu birebire abaribwo turashwana binduru tandukana gutyo money spent muri icyo gihe ko numva waspendingaga amafaranga menshi cyane wari boss muri icyo gihe ko numva wasohoraga amafaranga menshi cyane wari boss? Ndi mechanicien ndi mawaya nkaba nkora mechanic bene mama bose bakaba biburaya n'abavandimwe banje benshi baba hanze n'inshuti zanjye nyinshi ziba hanze bituko bita Badabum ni mubyara wanje. Wowe uratubwiye ati bene mama bose bari hanze byagenze gute wewe ko utabashije kugira amahirwe yo gukomeza wenda urabona life yo mu Rwanda bitandukanye na life yo hanze ya state Qatar ibyo bihugu byose wagiye udusobanurira nyine umuryango wawe urimo we byakugendekeye gute akanya ko kiri kukubona uri mu Rwanda? So ngewe ari kibazo nabana bashegura nacyo bikaba ngombwa uko uwo tuvukana akaba ari we waba waruri indege akagenda twari kujyana cyo ni kibazo kiri personal ngewe ubu nuko hajemo ibintu bya stay home bya covid ubundi nibirangira nanjye nzura indege ngende Canada Montreal. Birumvikana cyane twagiye tugaruka ku basani ba Bulldog ba Pfla sibyo ariko hari umusaza bita Jay Polly Imana imuheruko ridashira rest in peace kabisa kuri Jay Polly. Jay Polly wamufataga gute? Jay Polly mwabanye gute? Ese ubundi Jay Polly we mwarabanye waba umuziho mwaba mwarigeze kugira na connection kuntu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yandi muslim mu Kinyarwanda bivuga ati niho twavuye kandi niho tuzasubira. Yari inshuti yanjye ko dufunganywe mageragere shuro ya mbere azamo bari bamuha amezi 6 numva ko hari n'umunsi yigeze kudukorera igitaramo habura iminsi 2 ngo atahe cyashimishije abantu benshi cyane
imfungwa z'abagore ziraza turya enjoy paka mu gitondo kuko aho nari nuye yabaga hejuru yanjye mba munsi ye ni umuntu twakundaga kuba turi kumwe dusangira ayo mafegi ako ntago njye nanywaga amakuruci we yarayikundaga kubera yuko njyewe ndi muslim ntago nabandi mu bibazo nka biriya ngo njye mu bintu by'inzoga nabashaga kwihangana ariko we kwihangana byaramunaniye biba ngombwa yuko bagenda bamuhinduranya mu bihodi twabagaho bita nyamiyaga nyamiyaga hehe muri jail muri jail twabanagaho bita nyamiyaga ariko aho yagendaga yimukira ko nari mushuti we wa hafi nanjye narahimukiraga kuko yo witwaye nabi ubukora zagara kubyo impamvu we kubyira gutyo yo witwaye nabi ubukora zagara handi uri gusaba isukari usaba buri kintu cyose kandi ibintu byose babikoherereza amafaranga wayabona ukigira muri drogue izo za makuruci ayo masigara byari bikirimo batarabica urumva biza kugeraho agiye gutaha mapisi arambwira ati petit frère twarabanye kandi nzagaruka kukureba ko nesigaje amezi 2 nanjye ngo naye ndambwira gra nta kibazo umuntu waje kumwakira byari bulldog n'umugore we ko twarasohokanye umugore unanutse ari kumwe n'umwana ari kumwe na bulldog yari yambaye kabutura y'ikoboyi frayeri n'umupira bakubita pisi ndongera nsubira muri gereza ko nasiganye amezi 2 ndavuga ati tuzabonana tu uwo ni Jay Polly muri cya gihe ciwe bwa mbere bari bakimufunga azira gukubita umugore abarasohotse agusiga muri jail nyuma yo gusohoka sasa Jay Polly mwongeye guhuza muri mu buzima busanzwe tubwire na kintu cyambabaje kuba narasohotse tutarigera twongera kubonana nkongera kumva ngo bamufatanye ibyo ngo bamufunze yitaba Imana byarambabaje cyane kuba yaritabye Imana tutongeye kubonana kubera ko yari inshuti yanjye nemeraga nanabazaga nanagishaga inama akambwira uzabigenza gutya na gutya bihangane bimeze gutya na gutya kandi dusohoka n'ubundi bizacamo kandi niyo nakisheni imbere yawe n'ubundi uzasohoka tugomba guhura tukareba gahunda twapanga muri gahunda twapanze turimo ahangaha ese wenda turimo turaganira reka twinjire gato mu buzima bwawe gatoya iyo twaganiriye n'umuntu tugenda tuganira we akagenda tubwira wenda ibyazi dore kuri namukuru ushobora kudusharinga ibintu byinshi urumva hari urubyiruko rudukurikirana ukarugira inama ukaba warubwira ati mureke iyi nzira mujye muri iyi ujye Mageragere wari wazize iki so njye Mageragere hari ibyatsi bita Mayirungi nibyo bintu naba narazize nakundaga kubirya cyane kubera ko nabashe kubana n'abagande cyane ibyo byatsi so nari mvuye kubigura nicarana n'abantu hafi y'akabari nafite amafaranga menshi cyane mvuye gukora akazi mfite 80,000 ndabagurira ako nazi byari nazi icyo bashinzwe kumbi bambonye ndi kubirya baramururiza amaze kumururiza ariko njye nabizi ndababwira ati ndahita ngaruka bongere babaho utuntu munywa njye mu rugo koga ngaruke ko nabonaga ari inshuti zanjye kubera ko mbabona umuhanda nta kibazo naza ariko ko bashinzwe ibyo bintu muri cya gihe mbabwiye ngo ngiye kwa guhindura imyenda nibwo natambitse njya mu rugo ko hari hafi yo mu rugo banturuka inyuma mbona mfashwe n'abantu benshi cyane niko kugenda mbasha kuba nakwisanga kuri rashuri Mageragere Mageragere uragiye winjiye Mageragere uzize Mayirungi kuko wabanye n'abagande cyane ubuzima bwa Mageragere ahantu nukuvuga ngo Mageragere ni ahantu haba bafite amazina menshi cyane tuhumva abantu bahita amazina abenshi bahita n'amazina usanga bataranagiyeyo
ngo ni mu nkutenye ni hehe iki sa nk'udusangiza gatoya ku buzima bwa mageragere. ubuzima bwa mageragere njye ntageze nta kibazo kubera ko byo bitandukanye na brigade naryaga wenda so hakagira abantu nabashe kuba nkwinjira nk'uwihebye ariko nsangamo abantu benshi cyane bamushuti wanjye babasha kunurisha so nubwo nifite n'igihe kinini bari bamaye umwaka ako nasanze hakirimo amaresitora ufite amafaranga makeya ukaba wabasha kugenda ukagura ibyo kurya icyo gihe baba batarabica ukanywa icyayi harimo resitora muteka burya icyo ushaka byahinduwe n'akavuyo bateje biba ngombwa ko bya bintu babica buri muntu atangira kuzaza afata ibiryo byo kuri sosiyale waba utayafite ukarya za mungure ako ziba zirimo amavuta nazajya uza kubeshya ziba zirimo amavuta urarya kabisa ugahaga icyo gikoma ukakibona ikibazo kiba gihari ni ya sukari tu n'igihe usaba n'umuvandimwe uri aho hafi ntabwo yakwima isukari uri bumwe mu gitondo ejo ukajya ku wundi kuri ba bantu bita baribwe nyine batagira ababasura ufite abavandimwe bagushyira amafaranga kuri sosiyale ukagura nyine icyo ushaka ukagituma nta kibazo n'ubu ngubu ndumva ko ariko bimeze wohereza amafaranga kuri sosiyale we washaka kuri sosiyale ugatuma icyo ushaka ndumva ko hatandukanye n'iwawa cyangwa aho bita Nyamagabe so ku buryo utabona kwisanzura ngo utume icyo ushaka ariko hariya ni nka freedom urarya uranywa uroga nta n'ikintu na kimwe udakora gukina umupira urawukina niba ushaka gukora siporo urasohoka ukore siporo nta kibazo kabisa ni umudendezo icyakubaho kibi ni uko wakora amakosa ukaba wajya muri kasho cyangwa bakaba baguhindura muri gereza bitewe n'icyaha ushobora kuba wakoze. Numvishe ngo hagiye harimo amakaritiye hari hano bahita ngo iki hano nk'uko tuba tuzi ngo mu gihugu gisanzwe hano turi dufite akagari ka hano akahariya umurenge wa hano umurenge wa hariya naho njya numva ngo hagiye harimo amakaritiye. Harimo amakaritiye hari Nyamiyaga hari Rebero hari za Nyacyonga hari ubwoko bwinshi cyane bw'amakaritiye nk'uko ubona hano hanze Mageragere. Amahari buri gihodi mubamo kiba gifite umudugudu wacyo nk'uko hanze hari umudugudu wa Gacaca nk'uko ubona hanze nyine hari imidugudu nuko nguko naho hameze nta kibazo. Okay, nk'umuntu wigeze gufatisha aka ugenda za Dar es Salaam Kampala sa nk'udusharinga gatoya ubuzima uburyo bwagiye buhinduka nabayeho kuno mbona lale ziragenda udusobanuye uburyo zagiyemo nyine nk'ubuzima nyine wagiye ubamo nyine usa nk'utuha gatoya story yawe ku buzima bwawe. So urabona guhera 2001 ndi umuntu watanaga buri munsi 300 400 450 150 ubwo amafaranga yabuze ko nari mekanise urabona intambara imaze igirangiye ntago bari bazi ibintu nk'ibyo ngibyo ko twagiye mu magaraje tukiri batoya tukabasha kubona amafaranga handi ubika uri umwana ufite imyaka 16 17 ukabika miliyoni hafi 6 7 ako ya mafaranga nabyo byo bwenge dufata ako ya mafaranga akaribwa n'abagore kandi bakuru tajya mu bana hahandi uhagararaga inyuma y'iduka umugore akinjira mu duka agafata ibintu birenze n'ibihumbi 300 bakagwa facture ukishyura mukagenda nta n'ikibazo umuntu atekereza inoza urabyumva urumva ko sonja Dar es Salaam bwa mbere nagiye mfite 27 bavuye Kigali mfite 3800 by'idolari uko iminsi 29 yarashize nengatse Kigali. Uyamariye muri enjoy nafite umugore mu Ethiopia muri enjoy ngakaraho Dar es Salaam. Okay, turimo turasoza ikiganiro sibyo nk'umuntu watunze ibiceri nk'umuntu wabonye uko amafaranga aboneka bivunanye
cyangwa byoroshye sinzi uburyo wayabonagamo, gira inama ugira urubyiruko rw'iki gihe, gira ikintu babwiraho gatoya. urubyiruko rw'iki gihe inama narugira, barebe kure, barebere kuri bakuru babo ibyaba byarababayeho bakabagaruka mu maso. Nimba abonye ibyo 20,000 naryo 3,000 asigaye abike, kuko nawe umenya aho bwira bugeze, ntibizababeho nk'uko bakuru babo byababayeho. Nimba hari ugize Imana akabona ako kazi nakunjiza 5,000, nagerageza ry'icyo 4,000 abibike. Niwirinda enjoy uzagera ku cyo ushaka. Kugura imodoka ntuzabone ngo umuntu ari mu modoka ya 20,000,000, nawe ufite ubushobozi. Nimba injiza ibyo 3 ry'igihumbi bika ibyo 2 mu mwaka ari mangahe? Mu myaka 2 ntago uzabaguza ya modoka yawe. Mu yindi myaka 2 nimba wari ufite iraha yo gushaka iyo modoka ari, mu yindi myaka 2 ntago ubaguza ikibanza kandi ukaburi no kuzamuramo inzu. Twebwe nk'uko byaduciye mu maboko, namwe rubyiruko ntibizabace mu maboko. Agastori kakubayeho utajya wibagirwa dusoza ikiganiro, uvuga ati giye kabisa ibi bintu sinjya mbyibagirwa, n'umwana wanjye umenya naza nzabimubwira, nzabimuganiriza. Wahuye n'ibintu byinshi w'inararibonye, niko babita mu Kinyarwanda. Ikintu naba cyarambabaje mu buzima bwanjye n'ukuntu nabashije kuba naratunze ibintu byinshi mu nzu yanjye, buri uko mfunze isafari nkasanga inzirera. Ubwo n'abandi bari babigizemo uruhare? Ntago mbizi, kubera ko buri muntu ashobora kuba yakuneka akamenya aho werekeje amerekezo, akapanga gahunda n'abantu, bakaza bagashwenya ya nzu bakiba ibintu kandi mu masaha y'ijoro, kandi naho uba ntibabashe kuba babimenya. Okay, dusoza ikiganiro. Wakoze kuganira natwe kuri story nziza uduhaye, uburyo wagiye ubana na TG na Tough Gang, Bulldog, Pfla, Jay Polly, rest in peace kumusaza. Cyari ikiganiro cyiza, wakoze kabisa. Hereza peace bavandimwe bawe bazakubona bari hanze. Icyo nababwira, lucky ni inshuti yanjye. Peace and love. Nkaba peace kunda kumwita nde curuza imyenda Pfla peace. Nkaba maye peace Ramazani ubita gahungu Ramazani nabyaye ingabo Amza. Peace and love. Yeah.